Mwiriwe neza mwaramutse, ni Modeste nk'uko bisanzwe hano kuri online class 1 channel. Uyu munsi rero nifuje ko turebera hamwe ese ni gute ni ubwa mbere ugeze muri Akicad ubundi ugiye kuyitangira urahera kuki bimeze bite. Tuzi ko iyo ugiye gutangira application cyangwa se ugiye gufungura ikindi kintu cyose ukora double click kuri application nyine ubundi igafunguka ugatangira. Okay, tudatinze rero ndagira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ukore subscribe, kandi niba wanarayikoze thank you. Okay, murabona rero namaze kugera hano muri Akicad, nkoresha Arcade ya 25. Okay, dufite ibintu byinshi rero tuba tugomba gukora hano muri Akicad. Harimo ama settings, gukora nyine settings z'ibintu runaka wabikora gute nyine kugira ibyo wifuje ari byo ugeraho. Okay, murabona rero iya 25 ubona ikintu nyine ari uko uzanye iyi curseur ubundi ugashyiraho, niho ubona icyo kintu ni igiki iyo utarayimenyera neza. Nuko hano ni urukuta, urabona nsize curseur, murabona ko hari kuzanwa ni wall tool, iyi ni column, iyi ni beam, this is a slab, iyi ni roof. Okay, murabona rero ni ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye. Okay, tugiye guhera rero ku rukuta. Ubundi urukuta setting zarwo ziza zite kugira wenda niba ufite urukuta rufite 20 cyangwa se 30 cyangwa se urengeje aho tubisetinga gute hano muri Akicad. Okay, turaza rero hano ngiritse ku rukuta kuri wall. Iyo umaze kwakirika hano hejuru murabona ni bimwe mu bintu biba bigize urukuta, ni bimwe mu bintu wa modify cyangwa se wahindura ku rukuta. Okay, hano rero murabona aha kuri structure muri aka box hari ahanditse brick, ni hit is by default, but iyo hakanze ihita ubona ibintu byinshi ushobora kuba wakoramo, wahitamo nyine mu birwa rukuta rwawe. Urabona hano ni brick, aha ni masonry brick, filler, concrete block, ukaza rero ugahitamo nk'urukuta wenda rwaba rukozwe muri brick. Okay, ikindi kiba gisigaye ni ukuza hano, aha murahabona ni bottom and top, ni ukuvuga ngo mvuye hasi nshaka ko urukuta rwanjye ruba rufite metero zingahe. By default rero hahita hazamo 300, cyangwa se iyo machine iyo wasetinze dimensions muri milimetre hazamo 3000. ubwo ni urukuta rufite metero 3 kuva hasi kugera hejuru. Ushobora kubihindura rero hano, ushobora kuba wahashyira wenda urakora urukuta rufite 400 ukandika hariya. Dutambitse hano gato rero murabona ko hari wall thickness. By default haza 20 biterwa, hari n'ahaza 30. Ubundi hari naho ushobora kubimodify ukavuga ngo ushaka urukuta rufite 20, ushobora kuvuga ngo ushaka urukuta rufite 30. Okay, ibyo ndakeka ari byo byibanze ku rukuta. Ubundi wamaze kubikora uraza ugashushanya. Murabona ubwo uru rukuta nkoze rufite thickness ya 30. Okay, ubwo ni ibi nibyo twaba tuvuze ku rukuta. Ikindi kiba gisigaye, buriya ushatse gukora setting nyine kuzinjiramo, uje hano ku rukuta ugakirikaho rimwe, then wamara kwakirika ugakora control T, ni control uteranyijeho T, hahita haza iyi box ifite settings zitandukanye z'urukuta. Okay, murabona ko na settinzemo 400, urabona nta niyirimo hano. Naha rero
aha hasi ni ukuvuga ngo niba nshaka urukuta uvuye kuri 0 cyangwa se hari hasi kuri ground level, niba nshaka urukuta ruba ruhereye hasi ndarikamera 0, then hano ushobora kuba wahahindura bitewe n'urukuta ushaka ruba ruresha, ngashyiramo wenda 300 cyangwa 400 cyangwa 250. Okay, biba biterwa nyine n'ibyo uri gukora. N'aha ni wall thickness, naho ushobora guhitamo wenda ukavuga ngo nshaka urukuta rufite thickness ya 20. Okay, turiya ni utw'ingenzi nyine, ni utw'ibanze twaba tumenye ku rukuta. Okay. Tudatinze rero reka turebe iyi arrow tool. Ubundi arrow tool idufasha iki? Suppose nafashe runo rukuta, suppose ko ari urukuta mfite. Okay, suppose ko ari urukuta namaze gukora hano muri Archicad. Rero murabona ku inje hano kuhakirika, murabona n'urundi rukuta naba ngiye gutangira. But iyo ushaka guselecting ikintu runaka ubanza kuza hara kuri ya arrow ukayikoraho kuri arrow tool. Okay, iyo wayikozeho rero ukanze hano ntabwo waba uri gukora urukuta, ahubwo waba uri kugira ute, waba uri guselecting. Icyo ni kimwe ira arrow tool idufasha. Murabona urukuta rwose mise nduselectinga kubera ko ni urukuta rumwe nyine, niyo mpamvu ndi gukanda hamwe rugahita ruba selected icyarimwe. Okay, kiriya nicyo iriya arrow tool idufasha. Okay, igikurikiyeho rero murabona mfite ndi kuza guselectinga urukuta rwose rugahita ruba selected. But nshobora kuba nshaka wenda kuba na modify kano kamwe kuva hano kugera hano, ariko ndi kuza guselectinga rwose rukaba selected. Impamvu rero rura rukuta ruri grouped. Okay, kugira rero ngo turigire rube rutandukanye kamwe kwako n'akandi kwako, wenda izi long wall cyangwa se izi short walls zibe zitandukanye, nta kindi dukora, turaza tugaselectinga rwa rukuta, ubundi tugakanda Control Shift and G. Ibyo bisobanura ko ari ungroup, ni urukuta rwari rufatanye, ubundi tugiye kurufatanura kugira ngo long wall and short walls zitandukane. Okay, iyo wamaze gukandira Control Shift plus G biba bisobanuye ko ukoze ungroup. Ni ukuvuga buri kamwe wagaselecting ukwako, ubundi ukaba wanakamodifiya mu buryo ushatse. Okay, tubonye Control Shift G ikidufasha. Noneho ikindi hara kuri Control Shift G hari n'indi twavuga wenda kari opposite yayo yitwa Control G. Control G rero ni ukugrouping ibintu, ira Control Shift G is to ungroup. Okay, tuje tugafata runo rukuta, wenda dushaka ko inkuta zose ziba ziri group zifatanye, twaza tugaselectinga rwa rukuta Control A, then after selection tukaza tugakanda Control G. Ubwo ni ukuvuga ko tuba twongeye kugira ute, kuzihuza, ugaselectinga hamwe rwose rwahita ruba selected, ku buryo hagize icyo ukora waba uri kugikorera urukuta rwose umuzenguruko wose. But icyiza ni ukora ungroup kugira ukore kamwe kwako, ubundi ukora akazi neza. Control Shift G ugakora ungroup. Okay, ikindi tugiye kureba icya gatatu, tugiye kureba Control Shift D and Control D. Ni drag, ni ukudraginga. Okay, kudraginga rero murabona uru ni urukuta,
aka ni agakuta, reka mfate runo. Iyo ufashe ugakora control D bisobanura mbese ni nko gukatinga, tujyanye nko muri Word cyangwa se no gukatinga. Nuko mfashe akafata control D, nkaza nka selectinga rwa rukuta nkatambika gutya. Ubu murabona ko hano naruhakuye, narukatinze nyine ndupestinga hano. Ibyo bikorwa na control D, but iyo udashaka gukora ibyo, ushaka gukora copy y'urwo rukuta, nuko urukopiya ukaruvana hariya aho ushaka kugaba ibyumba bitandukanye, uraza ugakora control shift and D. Ubwo ni ukuvuga ngo uba ugiye kudraginga, but na hahandi rukahaguma. Nicyo biba bisobanuye. Okay. Ubu tumenye gutandukanya control shift D and control D. Ako ni aka kane. Okay. Ikindi twareba ni iriya control T. Nubwo nayivuzeho mbere hari ku rukuta, but na hano reka nyisubireho. Iyo uje ugaselectinga akantu hano muri izi tools, wenda iriya ni column mfashe, iyi ni column mfashe hariya. Iyo uhise ukanda control T uhita uza muri setting nyine za column. Okay, hano murabona ni column thickness 30, na hano ukavuga ngo nshaka ko ibifite 30x30. Okay, murabona niba nshaka ko iriya column yanjye ibifite 30x30, namaze gukanda control T. Hano ni thickness nyine cyangwa se cross section y'ila column. Uraza hano wandikemo 30, then naha hasi wandikemo 30. But hano aha hatari selected, column ifite wenda 30x40 cyangwa se 20x40. Uraza hano wandikemo 20, then hano hasi wandikemo 40. Okay, but hano iyo hari selected ntabwo ari ngombwa kubyandika hombi. Uraza ukandika hano wenda 30, ubundi hari hasi bigahita byizana. Okay, izo ni zimwe muri setting za column. Iyo uje hariya ushobora kuza hano muri model ugahitamo materials cyangwa se na color y'iyo column nayo ubisetingira hariya. Okay, control T turayibonye. Akantu kose wa selectinga hano muri izi tools ugahita ukanda control T, uhita ubona selection setting zayo, ubundi ukagira iyi murabona ni beam. Then hano ushobora kusetinga beam ifite wenda 20 kuri kangahe, no ifite hano wenda dufate 40 kubera height ni igomba kuba ndende, ubundi kuri beam hano wenda kuri 20. Kibihita byikora nyine hano uri kubona ko biri guhinduka ubireba. Okay, ugakanda OK. Ndakeka biri gusobanuka. Okay, akandi kantu k'ingenzi dushobora kuba twafata hano, tuze hano kuri object. Murabona wenda wakoze floor plan nyine ifite ibyumba bitandukanye. Suppose ko wakoze floor plan ifite ibyumba bitandukanye, ushaka gushyiramo object. Hano muri AutoCAD, muri Archicad rero object ubundi twa tuntu tumeze na furniture, beds, shelves, ibitanda, sofa n'ibindi byinshi bitandukanye. Okay, icyo ubusabwa rero ni ukuza hano kuri object,
murabona iriya object tool iyo uyifunguye ni ukoze double click hariya cyangwa se ni double click uje hano nayo igira search yayo muri object, ushobora gusacinga sofa, murabona intebe zihita ziza zitandukanye, izi za salo, ubundi wagera ku ntebe ushaka ukavuga ngo ndayiselectinze ugakanda OK, then ya ntebe ukaza ukayishyira aho ushaka. Murabona iriya ntebe na selectinze ni iyi. OK, uko niko object ikora ukoze double click. Wanashaka n'ibindi byinshi, ushobora kuvuga ibitanda, bed, murabona ibitanda biri guhita biza bitandukanye hano muri Archicad. OK, ubundi ugakanda OK, icyo wakanze OK nicyo uhita ugenda nyine ukabona ukagishushanya. OK, ibyo birarangiye. Ikindi gisigaye tuvuge iyo uri gutangira nyine uri umutangizi, tuvuge hano ufite urukuta. Iyo ufite urukuta rero ufite inkuta nyinshi zitandukanye, but hano muri izi tools urukuta rukaba arirwo ruri selected. Iyo ukanze Ctrl A inkuta zose zitaziba selected. Tuvuge n'urugero mfite column, mfashe iyi column, wenda hano hari column nahirahari, wenda mfite column zimeze uku, nshaka ko kumodifiya column. Ndaza rero niba zose ziraba zimeze kimwe, ndaza hano kuri iyi column muri izi tools ni selecting, then nkande Ctrl A. Murabona ko column zose ziri guhita ziba selected. Nyine bitandukanye nuko waza ukaza hano kuri arrow ukagenda uri guselectinga buri column kandi uzi ko zose ziraba zigize ute, uzi ko zose ziraba zimeze kimwe. Ahubwo icyiza ni ukuza hano ugaselectinga column, then ugakanda Ctrl A, column zose zigahita ziba selected, then ukajya kumodifiya. Hariya bamaze kubikanda ushobora guhita ukanda Ctrl T, wageze muri setting, ikintu urahindura cyose nukanda OK, column zose urasanga ariko byagenze. OK, ako nako kararangiye. Ikindi twareba ni gushaka gukora new drawing. Ibyo ni ibisanzwe, ni ugukanda Ctrl N cyangwa se ushobora gukanda Ctrl N, icyo ni kimwe, cyangwa se ukaza hano kuri file ugahitamo new, then ukongera ugakanda hano new. Noneho iyo ukanze hariya kuri new, murabona create a new project from template cyangwa se latest project setting. Tuvuge n'urugero hano muri iriya projet ndi gukora, nari mfite inkuta zifite thickness ya 20, mfite inkuta zifite 3 metre mu burebure, nuko byari bimeze. Ngiye gukora a new project, nshaka ko igira settings zimeze nk'iziyo nari ndi gukora mbere, naza hano handitse latest project setting, then nkakanda new. Ubwo bahita bambwira ko manza gusevingira yanjye kugira afungura indi nshasha, but kora niko bakora a new project. Nshaka nazisevinga cyangwa se sinzi saving, igahita ifunguka. OK, murabona rero ikindi gisa naho ari icy'ingenzi. Tuvuge ni hano ku rukuta, ibintu byose kamidiritinge, then inze hano ku rukuta. Murabona ko z'urukuta urumubonye ko arirwo ruhise ruba selected,
ko wagenda ukamanuka ugatambika ugakora nyine urukuta uri kumva ushaka. Okay, but hano naho murabona aka ka aro kari agafureshi ugakozeho nkuko mpisemo hano hambere naza nkashushanya urukuta rumwe bigahita birangira, ntabwo nakongera kumanuka. But uhisemo hano uraza ugafata urukuta ugatambika ukamanuka ugakora ibintu nyine urukumva ushaka. Ikindi navuga ni uko igihe nyine watanze komande y'ibintu udashaka, tuvuge n'urugero mfashe runo rukuta ntangiye gushushanya ngeze aho nsanga atariho nari ngomba gufata, nari ngomba gufata koramu, naho nk'ibisanzwe mu zindi application ukanda escape then ugahita ukansaringa iyo komande, ubwo komande nyine igahita iba cancelled. Ni kuriya ni gukanda hariya kuri escape kuri iriya buto ya escape mu mashini, muri mashine yawe. Okay. Aka kantu muri kukabona, kano gafureshi kari kureba hano, kano iyo ugasizeho ni do, nta nuko wakora control z, but ni redo, nta nuko wakora control y. Okay, aka gafureshi kari kureba hano ko kavuga undo, then aka kakavuga redo. Okay, ubundi ubutaha tuzareba ukuntu nyine twakora setting z'inzu, setting z'inkuta zitandukanye. Nubwo twazibonye nyine tuzareba ese wagaba ibyumba gute mu nyubako ukoresheje archicad, washyiramo inzugi gute, amadirishya, then n'ibindi byinshi bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukuba warakoze subscribe hano kuri iyi channel, then ukajya ukurikirana video kugera zirangiye. Okay, ndabashimiye abakomeza gukurikirana Online Class 1 channel.